Sasa rero umukire w'umumiliyoneri abavuza impundu nimuzivuze, abishimye nkanjye muze hano muri komenti ubundi mubimbwira ati turishimye, kubera ko aka kanya wasaga nkaho arimo kutubangamira, arimo kubangamira urukundo rwa Alice na Cedric, ndetse no wari utugoye wo tutifuzaga. Aka kanya twamwiboneye araswa, uwo ngo ni Shalomo yaraswe. Ahubwo Shalomo operasiyo yo kumufata yagenze gute? Rero ka duhite tubinyuramo, duhite tubicamo twirukanka, ariko namwe mumbwira muri comments, mumbwira ukuntu mwabonye se mundi ku mutima wanyu, noneho mumeze gute, ibintu bimeze gute, ibintu se bimeze fresh. Ubu noneho filime isa nkaho yaryoshye kurushaho. Reka duhite turikurikirana ukuntu ibintu bimwe by'uyu munsi byagenze. Ahubwo twari twabonye witwa Gihozo yibonera papa we ari kumwe na Shalomo. Byari ibintu rero byari guhangayikisha papa we, cyane cyane yuko papa we yari arimo gusa nkaho nawe arimo kuneka abana be. Gutyo rero niko yahise afata uwitwa Gihozo, arangije amuramukanga. Mwibuke ko ari umwana waramukanga, aramubwira ati rero ureba Shalomo nawe wirebe nanjye undebe, ndagira ngo aya makuru noneho ubwo wigize kanyamagambo, wigize karadiyo, wigize ibiki n'ibiki, aya makuru utaza kuza kugira n'umuntu n'umwe uyabwira. Ati wabyumvishe? Mu bwoba bwinshi rero witwa Gihozo ati yego. Ijwi ridasohoka mu kanwa, arimo kubona Shalomo, arimo kubona papa w'ibintu arimo kumukorera. Arangije amubwira ati rwose nta kibazo, ntabwo ndi bubivuge. Ahita amubwira ati rero gira vuba uva aha ngaha tugenda. Gihozo rero yasohotse, papa we rero nawe ahita abwira Shalomo ati gira uva aha ngaha ugende, gira vuba uva aha ngaha ugende, gira vuba uva aha ngaha ugende, ati hatagira n'umuntu ugusanga aho ngaho. Shalomo rero yahise ahaguruka nawe arigendera. Kanya rero duhita tubona uwitwa Lucky yari yagiye kureba nanone uwitwa Aria kugira ngo amubaze amakuru. Noneho afatika aramubwira ati rero Aria yagize ati ese ko twavuye aha ngaha tuganiriye ibintu byose, ati niyo mpamvu waba ugarutse? Aramubwira ati rero ati impamvu ngarutse aha ngaha nuko mu byo wambwiye hari ibyo nabonye ariko hari n'ibyo ntarabona. Ati se ati undi aramubwira ati rero nakubwiye amakuru yose, ati uriya muntu ntago tujya duhura. Undi amubwira ati se Shalomo waba umuzi? Ati rwose Shalomo ntago muzi. Ati nimba ari nawe murimo gukeka, ati uwo nguwo sinanamuzi, sinzi isura ye. Ati njyewe mwumva uvugana n'umuntu, ati kandi uko ukomeza kuzana kesi yanjye, izina ryanjye muri ino kesi riko gushyira ibibazo byanjye, ibibazo ku mwana wanjye, bigatuma nzamubura nyine, wenda bakaba bamwica. Bivuga ko aka kanya Aria we nta nubwo arabona umwana we. Uko tubibona nyine yatubwiye yuko uko twabonye ko ibyo yakoze byose ari ukubera umwana we. Lucky rero yamubwiye ati rero ati humura, njye ntabwo ibyo ndimo kukoza byose ari kugira ngo mushyire mu bibazo, ahubwo ni nko kugira ngo nshaka uburyo nyemura ahubwo ibibazo bive mu nzira. Aha ngaha rero twahavuye turangiriza twizera kuri Dani. Dani rero yafashe umwanzuro wo kubwira papa we ati burya ibi bintu byose urimo kubona, Kami gupfa, ku fiance wanjye gupfa, ntekereza yuko Shalomo ariwe waba waramwishe. Ibingiye rero kubibwira papa we ntabwo ari kubyumva, kuko papa we ntabwo yamenya ahantu Kami ashobora kuba yahurira na Shalomo, kuko nta makuru menshi afite. Uno musaza yiwe nta makuru menshi afite, habe na makeya. Rero bivuga yuko atari guhita abyumva neza. Ati se mbwira, ati kubera kimwe urimo gutekereza ko ari Shalomo waba waramwishe? Nawe yabinyuze ku ruhande, nigize amubwira ati Shalomo yagiye muri kampani, ngo amubwire nyine detaye ibintu nk'ibyo ngibyo, amubwire yuko Shalomo yari arimo guhanganira gutwara kampani ya musaza we ariwe Cedric ya musaza, bigatuma rero ashobora no kuba ariwe waba waramwishe kugira ngo akange musaza we cyangwa ababaze musaza we. Rero Dani ntabwo ari uko yabivuze, ahubwo yabisaga nk'aho arimo guca ku ruhande, arimo kuvuga ngo ati ubugenzacyaha, ati ubu ngubu niwe burimo gukurikirana, kuko bari mu iperereza, byanga byakunda iperereza. Rero niwe barimo guperereza. Papa we rero nk'uko kurengera Shalomo aramubwira ati rero igihe rero abantu bari mu iperereza wishinja umuntu, ariko Dani ibyo barimo kuvuga arabizi. Dani ibyo barimo kuvuga arabizi, ku buryo nyine
papa we nyine byasaga nyine nkaho papa we nyine arimo gusa nkaho amanza kumwumvisha yuko Shalom atari umuntu mwiza, atari umwana mwiza. Aho ngaho rero twavuye turangije duhita twizira kuri Shalom. Shalom rero yafashe umwanzuro wo guhamagara Cedric ngo nawe amutere ubwoba. Aramubwira ati rero Cedric, ati igihe rero kirageze yuko nza nkakwigaragariza mu isura yanjye, kandi urabizi yuko ngewe aba ari ibikorwa gusa, ntago aba ari amagambo, ni ibikorwa gusa. Ati ni ibikorwa gusa, ntago aba ari amagambo. Ati rero witegure rwose, vuba aha ngaha ndakuziye kandi ndaza nkwambariye, kandi ku buryo n'ubwo buyobozi wirirwamo, ubwo buyobozi bwawe wirirwamo ndaguhagurukira, ndaje kandi noneho urambona. Cedric rero nawe ntabwo bafite, yamubwiye ati kabi, ati wowe ntabwo ushaka kunkanga kuko ntabwo uri hejuru y'amategeko, kandi kuko nta n'umuntu uri hejuru y'amategeko, nta muntu uri hejuru y'amategeko, amategeko twese atuba hejuru. Ati rero ntabwo uri bunkange, ibyo ngibyo bishyire mu mutwe wawe, uri bunkange rwose, ugende gakeya, ureke kwihuta, ntunkange n'umutazi, ugende gake. Rero ako kanya uwitwa Shalom yangije araseka cyane, bisa nkaho nta kintu arimo kwikanga cyangwa byasaga nkaho arimo kugira iki, ariko iyo umuntu atikanga cyangwa adatinya ubuyobozi ntabwo aba yihisha, uraza ugahangana nyine. Ariko rero byagaragara nyine nkaho yari arimo gukanga uwitwa Cedric. Ako kanya yanavumubwiye ati murabizi ko mwanshatse mukambura. Ako kanya rero twese tubona uwitwa Gihozo duheruka bamubwira ati ntazagira ikintu avuga, ariko arimo kuganira hano na mukuru we witwa Alice. Aramubwira ati rero Alice, bamaze kuganira ku bintu bisanzwe. Arangije amubwira ati rero Alice, hari ikintu ushaka kukubwira. Undi aramubwira ati se ni igiki? Ati ikintu ushaka kukubwira ko ntabwo ndi bukikubwirira aha ngaha. Alice aravuga ati buriya wasanga akeneye yuko musohokana ibyo by'abakobwa by'ibiki kugira ngo abashe kumbwira amakuru. Murabizi ko witwa Gihozo akunda gukandirwa akanyenyeri rwose, ngo bamuhe amafaranga, ariko yamubwiye ati ubwo urashaka y'amafaranga. Gihozo aramubwira ati ngewe nta mafaranga nshaka. Ati Gihozo reka nkwa amafaranga. Ndamubwira ati ngewe nta mafaranga nshaka, ibintu ndimo kukubwira hano kandi urimo kubona ko ndi seriye. Ati ndabizi neza ko urimo kubona ariko akari bwo bwa mbere mbaye gutya. Bivuga ko yashaka kumubwira yuko yabonye Shalom ari kumwe na papa we muri runo rugo. Ariko uwitwa Alice nyine agakomeza amubwira ati ese wambwiye? Ndamubwira ati ngewe ntabwo ndi bukubwire bino bintu ngo mbikubwirire hano, papa atanyumva. Ariko papa wacu arara ahantu kure kurya ntabwo hano yakumva. Ati hano nyamara n'ibikuta bishobora kunyumva. Kubera ubwoba. Ati ariko niba ushaka kujya kumva ikintu runaka ngushakira, uze dushaka ahantu tujya, mubwire amakuru yose. Amakuru ndimo gushaka kukubwira ni ingenzi. Kuko akanya amakuru noneho Alice amaze kumenya yuko burya papa we ahura na Shalom mu ibanga rikomeye, byamworohera noneho kumenya amakuru neza, byamworohera noneho kuvuga ati noneho papa wanjye ibintu byose nyine arabizi, ahubwo arabizi, ku buryo noneho no kubeshya papa we none azashyiramo ubundi bwenge. Ku buryo no kubeshya papa we azashyiramo ubundi bwenge. Rero Alice twavuye aho ngaho, uwitwa Gihozo avuga ati wowe nushaka kumenya ayo makuru, njye nta mafaranga nshaka, nta bindi bintu nshaka, banki yanjye iri furu, rero uze kumbwira amakuru nyaguhereze, tujye ahantu amakuru nyaguhereze kuko amakuru ni ingenzi. Aho ngaho rero twavuye turangije, uwitwa Ariya yaje gufata umwanzuro, ahita aza kureba uwitwa Cedric. Aramubwira ati Cedric, gute tuganira ibintu nkubwira ngo bigume hagati yanjye nawe? Mwibuke ko yamubwiye yuko bamushimutiye umwana, amubwira yuko batari bamutumye. Rero hano yamubwiye ati kweki wagiye kuneza abantu, kweki nakubwiye ibintu ngo bigume hagati yanjye nawe ni iki? Cedric yamubwiye ati rero ibyo ngibyo reka mbikubwire neza, njye ntabwo ibyo bintu naje kuguteza abantu ngo cyangwa ngamije yuko bagufunga. Njye aka kanya mpangayikishijwe na Kami mushiki wanjye wapfuye kubw'amaherere, nkeneye kumenya umuntu waba waramwishe. Ati rero ngewe ntabwo wowe nkeneye kugufungisha, ahubwo dukeneye kumenya amakuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati kandi ngenda kibere mu gahinda, wishaka kuza kumfatanya unze nawo nyine utwo tubazo twawe tw'amafuti. Ni ngombwa ati nimba ari amakuru ushaka gutanga yatange, ibyo bindi ubireke kuko ngiye singamije nyine kukugirira nabi.
igihe rero Ariya nk'umuntu wumva yuko umuntu yapfushije yahise yumva, aramubwira ati oke pole, ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije nyine amusaba imbabazi. Ako kanya witwa Ariya ahita agenda ajya kwa Alisa. Igihe kwa Alisa rero, Alisa akimubona aramubwira ati Ariya bimeze bite se? Ati bimeze neza. Ati se kutugendereye noneho ko mbona inda yawe itagihari kandi ubushize wari utwite, ati akana kari hehe? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati oya ni story ndende. Yanga kumubwira ati buriya nda nari mfite, nagira ngo ntabwo yigeze amubwira detail nyine nk'uko tuzizi, amubwire bya bintu byose yuko bari bamushimutiye umwana, bari baramutumye kwa Cedric, ibintu byose ntabwo yigeze bimubwira, ahubwo yambwiye ati ikintu kinzanye hano ni ukugusaba imbabazi. Ati ni ngombwa, ati nje kugusaba imbabazi yuko nagutesheje umutwe, nje kugusaba imbabazi yuko nagiye mu rukundo rwawe na Cedric, nje kugusaba imbabazi nyine, nicyo kintu kingenza hano, nicyo witwa Ariya yagenzwaga nacyo. Ati ngewe nje kukwisabira imbabazi, nje kukwisabira imbabazi, nicyo kintu cyabaye. Alisa rero nawe murabizi ko ari umwana mwiza, ni umuntu wumva. Arangije avuga ati nta kibazo rwose, imbabazi ndaziguhaye, kandi koko iyo umuntu agusabye imbabazi nawe urazimuha, cyane cyane ko Ariya twabonye yuko yanamubwira ati buri ibintu byane biriya byose nawe ari wowe wabikora, kandi koko umuntu ku mwana we cyangwa umubyeyi ku mwana we nta kintu atakora, ko niko kuri. Ariya we twamaze kumenya yuko ibyo yakoraga byose yagombaga kubikora, ahubwo twese tubona witwa Cedric ahamagara Lucky, aramubwira ati rero Lucky ibintu byankomeranye. Witwa Shalom yamamagaye anera ubwoba, ambwira yuko bya bindi byose Shalom yamubwiye, amutera ubwoba yuko agiye kumuzira, agiye kuza noneho yaje yanera ubwoba rwose bimwe bihambaye. Ati rero mugerageze murebe ukuntu mubigenza. Rero witwa Cedric witwa Lucky aramubwira ati wowe humura nta kibazo, ibi ngibi ngiye kubyitaho kandi turamufata. Witwa Lucky yese ajya hirya, arangije avugana n'umuntu aramubwira ati rero ati niyo location witwa Shalom ariho, location cyangwa ahantu Shalom bari bahabonye, atanga niho ari byanga byakunda. Rero witwa Shalom yese aza yirukanka, tubona yazanye ibipapuro, arangije abishyira mu biganza bya Papa Alisa. Aramubwira ati ibintu byose ushaka byose birimo hano. Ese izi mpapuro zirimo iki? Aho si za mpapuro yazanye za kopi za company. Ese nyine izi mpapuro zirimo iki? Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Yaje afite ubwoba rero, arimo kuvuga ati ibyo ushaka byose birimo hano. Witwa Papa Alisa aramubwira ati guma ngaha nta kibazo, ariko ati hano hari abantu mbonye barimo kuza, ati kangende urabizi ko ndimo guhunga. Arangije agenda yirukanka. Papa Alisa asigara yumiwe. Mu kugenda yese akubitana na Lucky ndetse n'undi ubwo ushinzwe wari uri kumwe na Lucky. Baramubwira ati ugomba gusohoka, nako ugomba guhagarara. Ati Shalom hagarara. Shalom ashaka kuzana nimba yari afite imbunda, kuko yabaye nk'ugiye gukurayo ikintu, nimba ari imbunda nawe yari afite. Barangije baramurasa. Shalom yizize. Ese Shalom yabapfuye? Uko kose kumurasa witwa Ariya byose yabibonaga. Ese Ariya we yari arimo kujya yari avuye hehe? Ese Ariya yaraje guhura na Shalom? Ese byagenze bite? Ese Shalom yaba apfuye, yaba arashwe agapfa? Kuko Shalom murabizi ko yazengereje abantu benshi. Ese noneho Papa Alisa we namara kumenya yuko nakomeza kuvuga ngo Shalom arimo kurengana, none akamenya yuko Shalom yarashwe, abana be biraza kugenda bite? Ese hagiye kuba duruvanga? Biraza kugenda bite? Ese ibya Shalom birangiriye hano?
ese ninde wigeze guhamagara Shalom akamubwira ngo nacike? Ibyo ngibyo byose mubyitege. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mukanda subscribe mureba naho ngaho muri comment mureba filime twapininze mujya kuyikandaho mujya kuyireba. Ciao.